ahantu ni heza cyane. Yewe kijambere hamenye inzoga. Uraduhana reba akantu hanagura ahangaha twakora umuntu nyine ari kuvuga neza we. Ni mama ya Mungu. Dore ingendo sha. We nagahehemure nakabeya. Abantu baba bashoboye tubari. Ucuma kanusha. Nakishuye mbanda amaci. Urakoze cyane. Ni mama ya Mungu. Ariko se umva ayi. Umuntu w'umusaza w'ibihumbi 2 koko umva musubizo ubuhabwe. Tipo sisi. Ya musubizo ubuhabwe. Yamusubize. Indi. Musubizo ubuhabwe. Uratinyuka ufata 2,000 by'umusaza. Umusaza bafite imipango myinshi. Nuko bafite imipango rasi akaguhago ngo nuko oya muze genda tuganye. Enda we musubize ubwo buzirebwe. Muhe musubize. Cyangwa gagumane. Bapfa karibwaga n'abapfumu. We mwerera. Murakoze. Uratinyuka ukavuga ngo umuha ubwo se warumubona kundushike. Cheko zenda kubyibondo. Yaho ndahigamye. Kundaga babyibushe. Atabanira munanu ha. Abantu bose nta. Ayi nyine. Buriya ntari ibi. Katube byeri. Reba ndi kukubwira nti nyabona bari we hujeyo cyane ko ari we hunarahuzana wambana hizo nduru wa mugore ngaho je gutera zira migozi niki ndaje gutera migozi si umuntu w'umugabo ashaka guhena mu murima mu ntabe ngo ari gutera none urasiga usabambona wajuranyuraye ariko n'ubufatanye naje ndanyura hese bakubwira ntabwo ndaje kuguza amafaranga ndaje kugaguza sinzi uri barakamba cyo kuba ndatanga urwamenye mu bantu ngo ndi kuguza Sariko bahamagare ugabasaba nje gushikira ariko ubundi reka nkubaza nyamuka wemera ko uri umutwe w'ururugo Shaka mba maguruguru Fabes ubu surabona ko barahereza amafaranga ururugo rwacu atari we ugiye kuyazana bakagamba kandi ari we ho mugabo wanje nje ndi kuvuga ngo ugenda utumva twebwe muri kubona ko uwi wanje ari muri kopera kandi murabizi neza ko aramutse yambuye mwajana ibintu byacu uwi wanje si cyangwa n'uwi wawe ubwo biri muri iyo sanse uwi wundi nini nje ndi uwi wawe nkabo uwi wande uguru uwi wanje uwi wanje ninde ko mane ari munyamuka waje ajurika kumbaza gusa diba nje ntabwo ndajyayo nje ugenda ukazane umanukire mu izo ntebere zawe uje kwitabago maguru nimba ari gutera izo migoro hanyuma si kubizi neza ko batera n'agasacenda kwari kugira ngo nje kuba ndi kuje kubwira president yabona mwitegura budushire ku rutonde rwo kutuguza wa muntu we sacenda ndava mu itsinda sacenda hafi saa 10:11 nje mu murimo nyamuka waje uranyorohereza ukavuna mweto nabukuntu bazaga kwishyuza bameze nk'inkambwa zicitse ibiziriko ariko rero nyamukango kujajura cimanza wenda ngubwire n'abantu nabi juritera witereka mu ruhande rwabo babaga baragaduhaye tugakiriye ahubwo ikibazo nuko gadupfiriye ni nkaho tugiye kwigizaho pero sinyama wariye muri rugo ntabwo akusubusha inda man indi horagiri kuba zibumbi magana ngaye byose byashiriye mu nkono inka twe twavuze turagura ndi kubikubwira kana kubwira nyabona tugure n'inka niyitazapfa ukavuga ngo nitugure zirankwavu wa muntu ukabukura amafaranga batikiriye muri biraro nyamukabwira amafaranga ubundi ntari wagize mu ruhare ngo gagingo zigende n'inyama nariye inkwavu zipfishije nariye nizukuncura nyamuka kwako imbwa yo twe twazanye ngo ije acunga amatungo yo wayiba yagiye abantu bumvishe ngo twaririmba bagira mu kintu byakamurayebora mwayibure mu nkono nyamukajura agira ibanga kubwije kandi utigira ibanga ntawe yarigiye mama yara umuntu atinyuka akarya n'ubugabo bw'imbwa yapfuye kandi nyamuka ndi kubona uzambunza nkubunjije ate ngukundaga iby'isekuru by'inyuma wari uzi ko ngo nubwo zirambira ngo zasumbira ingingo z'inzungu ngo baziryaga burya ngo niyo mu nzu yiriye wayimira ngo naco waba
nkubwije ukuri. Mbase amafaranga rero ugabandi mana koko ndebera yankoni Ugende wifitiye defense wa muntu. waje yombeka Ndaje wese mfite umugabo. bababwiye ngo ntabyo umugabo yakora umugore atakora kuri gutinya kujayo mama rero aya ngo turanganya nsukoko ndagerayo vugi nti Nyamuka inkoni ndagibuze ndajana ncumbagira kuri iyi ngiyi. uko pe tugurije tukotejemo iminsi 2 ngiye kugenda ndi kubaguza amafaranga. Weho ugenda unababwire uburyo n'imitungo n'ukuntu tubayeho ntabwo baragakwima. Nubona babishatse kubyanga uvuga uti nyirabutarure rwose utafite icyo wazukajayo ntubura ntogota mu gate ko Bikira Mariya. Ko wagenda wajaje uragira umutima gukunda wa musaza we koko. Wigirana umujinya amafaranga arago kugira ngo gaturengere kadukiza abantu bari kudutandura mwakagira imana mwe koko. Abantu muri no mizi utabakambye babarira yena kubwiye abantu yemwe kwagera igwara yewe kwagera igwara wadakomagera igwara mubwira ko tumushaka mubwira banguke muraho neza mukomere cyane. Yego muraho ma. Turaho se mwabyemye, turaho mwadukundiye. Ariko kuki mubona abantu mukabafata ure mukabona ko umuntu adafite agaciro. Kuri muragafite pe. Bwiragere gware ko mushaka. Haraho atiri mukiye. Muhamagara nyine ndamushaka byihute. Ese uri kumushaka wa muntu we haruko rwose nigeze nkubuza kumushaka. Nyene urabizi iminsi twagiye iminsi twahanye. Ariko mubaze ngo bibaye izishoni zakanga. Kandi urabizi ko twari twigomwe. Muhamagara rero. Amafaranga gawe ndagazi rwose. Muhamagara ndamushaka. Kandi amafaranga ibyo ntago ari byo bituzanye tuzanye amafaranga yacu. Muduha amafaranga yacu. Mwayariye mwicaye mu. Umva rero reka nkubwiye. Iminsi twahanye yararangiye. Shiraho n'inyongezo. Reba uno munsi. Cyangwa se aze turangiza amasezerano twagira. Muhamagare. Tuza aho. Naza turangiza amasezerano twagira. Yatuza iminsi twarangize ntabahaye. Uko mwari muyakeneye n'abandi barayakeneye. Mbona binagoye. Nyine reka mbabwire. Ijambo se amafaranga nigwe yagiye kuzana mwitonde rwose ni ibintu tabiye. Ariko ntawe ubyanze pe tuvuge ko yagiye kuyazana. Ni iminsi ngaye mugenda muducenga yagiye kuyazana. Ubu bayishura yakangahe? Madabi bayishura yakangahe? Igihe umuntu ameze nk'afite akagezi satana akagatsipa. Ariko satani turya iminota agenda. Urumura turya iminota muhamagara. Ntawe uri hano agiye kugaza. Nyine shaka ukuntu muhamagara. Umva rero nkubwire wa mugabo. Noneho nanjye angasinda haba. Kanze. Umva nago ndahava. Niyo biragera saa 5 z'ijoro ndabanyisha. Mabuji hangane rwose. Reka amagambo ariko muhamagara banguke. Wa mugabo we nakubwiye ngo ibintu bizakuruye. Uravuga uti uyu n'umuvandimwe reka tumufashe. Reka ariko nta kunyiga. Nta bintu birebire umuntu yaguhaye ingwate se niba byara. Ariko kubera iki? Haze turayimusohora. Amafaranga barayariye barayamara. Twebwe dukoboka. Mubwira kungurira igitenge ngo woye amafaranga akora ibi. Niko barabimbiye. None abandi bayambayemo bayariyemo bayarenzwemo bayasinzemo. Niko barabimbiye aragira ngo abiwe biga baje baragira. Hafite naho baragira. Bampa amafaranga yanjye. Arambwiye ngo aragenda mwari munyamaze ko kunywa. Awe yakeneye. Munywa inzoga se abandi bakanywa amazi. Araje mu by'amazi. Kamacyanga barabahageze rwose. Mumbabarire n'ukuri. Nirihangane nta kundi mutihangane. Angasi ku misiyone, ahasi mu bapadiri no mu bafrere, sinahandi muri Croix Rouge, nta mbabazi dukeneye kudusaba. Natwe turavuga ngo dukeneye ibyacu. Muduha amafaranga cyangwa se muvuge muti ntayo dufite tubereke uko tubigenza. Oya amafaranga garawe. Ariko se mubaza akantu gato. Wabuze ari amafaranga kugira ngo umuntu yabone akuye abayi. Ndabizi pe. Amafaranga ndagaza. Mubwira nyarutse. Namubwiye. Kwihangana twarihanganye reba igihe giciye uko kingana ibintu ntabwo umuntu yabivamo.
nyine reka nze babwire ahantu yagiye kugazana rwose ambwiye ko amaze ari kuzamuka nafatemo ushizo yari yambwiye umunsi ntagisika mubwire ariko ubu udasiba bararya inyama amagufwa ngaya bararya bararenzwe naho ngenge nirwa pfa nabi ntasoma nayariba kugira ngo amafaranga agwire ariko wowe unyahagize reba agasozi tuzamutse iyi minsi bayi yakangahe tuza buri gihe atubwira ngo ntahari ariko ubu ngubu urabona ibingibi nta kibyihishe inyuma wagize se ngo magufa nitwe twagariye ko ari imbwa z'ibihomora zagataye ahangaha imbwa se murazigurisha murazicuruza muzigira gute ku buryo imbwa ariko muraturya igihe nta gihe ndi kubaryaho uri muraturya iminota reka tuba turaganira nyabona reka nze mbabwire n'ukuri nyine wowe akubwiye ubundi sakubwiye kageze nkubwije ukuri ni izina ry'Imana ishobora byose amafaranga turagabaha mu kanya ariko Imana yararushye oya ntacyo ari amafaranga yagiye kuzana ibyo byo ndabyumva amafaranga yo nawe kandi urabizi ku mafaranga ni ibintu rero wa mugabo we ndi umuntu aba yiyusha kuya amaze igihe kinini ndi mutarambirwa njya ahantu ntago ndahava ndahicara niyo burira bugacya ariko ndahaguma ntabwo ndava hano afite amafaranga yanjye we nibagiye kuguha agatebe ngo wicare ibyo nta kibazo intebe ntacyo uyihoreye dore ihepfo urasema ikibiriti muri kiriya gitari cya rukombe cyahita kigurumira nawe se waryumva ubu waryumva nitwe turyumva tuzamuka imisozi tumanuka iyindi tubashakisha Yose reka Shanya kuri somara. Bijiyobija we. Amahoro. Niko. Komono gacaho mwa. Wumva ye? Wigenda ariko ntugace ku kabari gutya. Wumva? Wigenda sha utasomye. Usoma kuki? Ngwino umire kamwe. Oya. Ariko se wowe. Usuzuguye kandi. Oya wigize ibice ariko. Niko ye. Niko wumva? Nyamuneka have wigenda. Oya nagiye wahuga wirirwe. Wumva ye? Ariko amakuru gantu. Kapimaki. Pimaki araho. Je nakubajije. Pimaki. Aragenda bamuteka inzu y'abantu. Undebe ko n'abantu bagiye kuzapfa nabi. Baramubwira bati sinone koko uri umufundi wize ubufundi. Ndatingo da. Ati uzibye no kumanika parafo nikarongegekaga hejuru kuri parafo y'igishika ngo kandi ntirigwe. Pimaki no muhanga ariko. Baba mwantuza apartuma harahite. Ya apartuma y'abazungu. Uzibone yajya akabikora. Ariko se neza se. Ego cyam niriti ukuri manutse horizontal. Wajya karihengeka nkaba yavete. Ukajya ntabaho rizimari pati. Inzu yose bafashe umwanzuro go kwisenya. None umuhungu bari kumuhiga hasi hejuru aho baramufatira baramwiga. No buswa bwe nyine. Ngumanza baramufunga nabo. Naho rero umva. Icara kwa gacupa kamwe. Oya ndi kugenda. Gotomera ariko segere kwa. Kagotomere ibyo bitwaye iki? Ukanwe ibya bitwaye. Ndi kwihuta n'impamo. Oya. Umva icara bagwa. Oya bireke. Oya kagotomera ariko. Yabuneka. Mana. Kose kijambo cyajyango ndagusuzuguye. Amara waba witeye umwa. Waba witeye umwa. Oya weho soma kandi komeza ugasome. Nta kibazo. Nyamara wenda cyabura kugera ndangije ibyo ngiyemo. Kumugora kusubu wabukira. Ntage waba wanigenda. Oya soma kantu nawe. Oya. Soma kantu utazabimbwa. Ariko ahubwo komeza usome. Niko ye. Niko Bijiyobi. Ariko kumbana yo muhungu. Ahubwo dore ikintu cyambere wamubwira. Wamubwira uti rero ihishe jakure cyangwa uve no mu gihugu je mu kindi. Kuko baragufatira baragutubura barakubyagiza biraranya bagufunze burundu. Ariko rero buriya ikiza kirariya patano bafite ubwishingizi. Buri hagize iyo hagize niki urasi mwana Pimaki afite buhe bwishingizi. Oya none se ubwishingizi busaba menshi. Si amafaranga make yabishyura bifite kampani. Tuvuge nka kampani yubaka. Uragenda ukayishakira ubwishingizi. Urumva? Assurance nyine. Ku buryo uramutse ugize ikibazo mu byo wakoze.
bikangirika ku mpamvu ikibazo rero nani gutyo turavuga nicaye ndagiye ni gutyo abantu bagendaga bakiyemeza ibintu batanashoboye nk'ujya kwegeka iranzu ya rubanda y'abandi naziko uziko dore ngo ikintu ahubwo azi gukora ngo nuko hoteli igishahuro cy'ibyondo nabwo ntarate nta gishahuro cy'ibyondo cyo guhondagura kibaketaje cyose uhomagaga amafuru bakadavurira hepfo mu kirebe aishawe yewe kumira kantu ubwo numubona umubwite kumira kantu tukomeze tuganire aya nyabuneka ndi kugenda ni mama y'Imana oya ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka rwose utajya kandi ndagusuzuguye ufite gahunda nyinshi n'ibiki niko zana agapeti imitsingi kamwe akamiro no mu vana ubwo rero mfite gahunda nyinshi kandi z'abantu banegereje bikomeye ku buryo ndebye nabi nanabihombera akangaka kaba ari akantu gato undi wakamira yewe mana rwose oya ntabwo ari kugusuzugura weho nta kibazo gasome bakazaje yegeruka oya ntabwo murakamara mwebwe usigaye urakorera hano komera ikibazo cyabayeho rero nijoro batwibye wa mukozi wanjye yagiye niba n'imfunguzo yazijyanye nabuze urufunguzo rwo gufungura ntabwo ubona ukuntu nabuze n'urufunguzo rwo gufungura abakiriya ubwo rero sinzi ukuntu muri bize kwihera mwaranje nk'uko wanyarangije nta kibazo bakwibye yego disi we bya bindi nyine byagutya nyine mwaranje nawe ni kamwe ari bumwe ntabwo ari bumwe twishimye ndabona ubwo rero wowe usigaye urakorera ewe reka ube hafi ube hafi aya kadusome katube turatarama nta mugabo umwe inzoga imwe ariko si kwa mugani mwa ndamwe inzoga imwe yabagoye nyina kuba kubasha kose nari n'utundi ngena n'utundi umva ishangwe inzoga imwe yitwa itubya ntabwo yapfa nawe wishe umugabiro utoko nanjye ndi umugabo barapfa baramushyingura da nese bite wowe uramenye uraje ukaduhanagurira haye zana agatambara Aisha we niko se yaje gukorera hagihe yaje se gukorera hanga hagihe amaze iminsi ariko ahantu haratuje haracecetse ariko zo umuntu aramutegereza kugeza ryari mwabantu mwe uyu mugabo agiye niyo rubaga kandi umuje ariko ngenda kubaza wa mugore ngenda kubaza ubu aya masaha tw'icyanga muraduhembera kandi n'ishuri yarabimpuze muraduhembera ntabwo ndagabahembera mwabantu ko amafaranga ganyu bari kugaza igihe nta mafaranga we ndabizi ubu se turikira ngaho kugira ngo turi kwandikisha ngaho kandi namwe ntabwo mwagaduhaye mutwanze rwose nyamukambwe rero nawe ngewe wa mugabo ndumva ndambiwe uyu mukecuru tugiye kumuturumbura ajye kumushaka hehe sijye kumushaka bagize ngo basi wamuhamagaye tugiye none se ko wama wikata mu nzuka tubwira ngo uje sundi uri kumuhamagaza mfite akantuza muri je bugara kumuzana we waretse umugore w'abantu ubwo yituye hamwe akarambya akarashya imigeri niwaya mukagerekaho n'andi ibi byose byabaye mvuga yewe dore wageze ngo kwa Rucamake ngo wasanga bari kurwana niko ambwiye ngo noneho ngo bari gukiza iyo ntambara ahubwo ngo n'abapolisi n'akangari ngo bahakose ngo ntiwara kuko uwo mugore nyine aramukubise bamuteye icuma ariko ubwo ibyo utubwira ngo babibwiye byari werumva ni mudugudu se oya ni mutekano uyu mukino muri kugukina n'inyama mabe muri kemete uyu mukino muri kugukina n'inyama ariko ariko umuntu arahera muri ubu oya pe ariko waba wibuka amasezerano dufitanye ukavuga wihanganiye ni kera umaze kurambirwa waba wibuka amasezerano dufitanye ariko reka nkubwire si kwa Ruca ngo mukwande kwa Rucamake cyane kuri iriya nzu yo hirya tumuhe iminota 5 nayo kandi ni myinshi kuri we yabageza ubwo nibyo ngibyo agiye gukemura ibibazo arajya gukemura ibibazo asize ibyiwe yegora Nyamukambwe buriya yize ibyo
kuvura ibya kinyarwanda ubwo rero hari n'igihe agiye kuri mangatari hari igihe bari kumushakira nk'imiti kumuhamurira nico kintu ubwo bari kwirukanka mbese ubwo mugore ngo yamuhamije umugabo ngo yaramwishe byari biranga mwabanje mukihamurira se mukihamurira anyanga yanyu imitwe yanyu mukambwagiraga impuhwe mw'abantu mugore nyamukambwe koko urajuragira imbabazi ugire kugira neza ugire uko umureba buriya ntiwamupfira mu maso niko ameze ni kwabaga ntazi kurusha mwe twabagire tugafata amafaranga nakuriya yose tukabaha tukagira ibishyimbo ntibyeze ntabwo tuba turimo kuguramo ibishyimbo ejo n'ejo bundi natwe tukabigurisha ahora niki urumva none baradukina ku mubyimbo mwakata mu nzu nimuyikatemo ariko nanjye umva batamaye amafaranga ndayifunga ni impamo y'Imana ninayifunga umenye ko ndi igicucu kimwe umenye ko ndi ikigoryi urumva ntibibaho ayo mafaranga ntabwo ndayasiga wa mugabo we ngemba mbona ntazi mbese ahubwo iyo muza mukicara mu nzu oya uwo mukino nawe urambiwe iri zuba ritabataragurira hahanze oya nta kibazo cy'izuba iryo mwanyanditseho se riroroshye iryo mwanyanditseho ntabwo rirenze iryo ngiryo uri murabo hanze hari igihe tuba turi kuganira ugasanga abaturanyi bateze amatwi bakuye ugasanga bagiye kubarizo batahagazeho nyamara mushaka mwaza tukaganirira mu nzu ntabwo dukeneye iyo mubikenera ko batabumva ntibabacishe bijisho mwaraduha amafaranga yacu ubundi se biragenda bite ntibari bubimenye uwo mugabo ntaragera ku muhanda hano ni heza cyane yewe kijambere hamenye inzoga uraduhanagura reba kantu hanagura ahangaha twakora umuntu ngoma nyine ari kuvuga neza we ni mpamo ya Mungu dore ingendo sha we nagahehemure nakabeya abantu baba bashoboye niko bijiyoye cyari wa undi wake uraje mfate nyiraruheke w'iginyo rimwe umeze nk'ifuko nk'umushize mu kabare niko cyangwa bacikiciki bamabono gatangana siyo mpamvu hanini twebwe usanga tukunda kwicara ahantu nka yego sha harimo umutuzo bari ubwo sinzongera gusiba hano wahakunze wahakunze hano ni heza n'agatoramo rero wa mugani ngo byishe umugabo mwegera turasoma kandi umusomyi mu basomyi soma rwose soma rusose none se umeze ute Bijiyobija umeze ute muri iyi minsi ko ntakikubona usigaye unywera ko ntabwo nabuze ntutagenda udasomyeho abana Bijiyobija ari inshuti yanjye ntabwo yagenda adasomye nuko ntuzamenye ibya Yohana mwa ugatora amamara Yohana hano kwitaba se mwegiye ngo afite cano ngo yitwa ngo mwakojaga mu kwaga mu bya bintu tubonaga mu mateleviziyo ngo byama ku mubutu kuri za butu ni butu ni butu ariko sha ngafite rero ngo Chanel ni cano ni cano Chantal cano chayo afite chayo yitwa ngo Yohana TV Yohana TV rega ndabizi Yohana TV Yohana V chayo Yohana V ngo yitwa guco ngo Yohana V chayo charo ariko ngo iriya cano ye chayo ibintu byiza yicaye ibintu byiza hacaye inyigisho zikomeye cyane abantu cyabe kubishima bazikurikirana gacana nigeze kuyibona ego kucambona harimo abantu beza bazi gutarama nemo n'abasaza tungana ibintu byose nabivuze ntambara wajya ndi mushyashya hano n'ukuri papier nique ko nta serviette nabigenza gute nyoko sha ntayo reka nigireyo manzu hahana niko nta papier nique nta gatambaro ntacyo ndaza kubituma uyu munsi wongera uhanagura imeza yose nago maguru k'imeza ntacyo ahanagura niko aisha we ako watakire neza pe yego se ako sinakire cyo kurya gufata hari harya hari iki byose sumage kiweho sha yewe nka musteri wa musteri yego ndayizi sinzibona kasi
sawa se. Sinahanaguye neza we. Ongera. Ni neza. Uyu musaza ni inshuti yawe se ko numva Ari inshuti yanjye cyane. Usana nta neza w'iwacu. Hari n'undi muntu mugiye gusa. Umukobwa witwa Nyirabunori. Ayesha surubasha yasa Nyirabunori. Nyirabusita nta kintu mupfana. Umbaye mukobwa. Usoma kanusha. Nakishuye mba ndamaci. Urakoze cyane. Ariko se umva ayi. Umuntu w'umusaza w'ibihumbi 2 koko umva musubizo ubuhabwe. Tipo sisi. Musubizo ubuhabwe. Yamusubize. Indi. Musubizo ubuhabwe. Uratinyuka ugafata 2,000 by'umusaza. Umusaza bafite imipango myinshi. Nuko bafite imipango rasi akaguhago ngo nuko. Oya muze genda utuganye. Enda we. Musubize ubwo buzirebwe. Muhe. Musubize. Cyangwa gagumane. Barabapfa karibwaga n'abapfumu. We nkwerera. Murakoze. Uratinyuka ukavuga ngo umuha ubwo se warumubona kundushiki. Ceko zenda kubyibondo. Aho ndahigamye. Kundaga babyibushe. Atabanira munanu nka. Abantu bose nta. Ayi nyine. Buriya ntari bi. Katuwe byeri. Ariko harakara wari wambwiye ukeneye akantu ntabwo ntagena nakakuguriye. Sibyo se? Harakara wambwiye ko ukeneye ako byaba byiza nagakise mukora. Yego nta kibazo. Burya riko ufite ibibazo byinshi banyibyemeye kuranguranye n'iki. Buriya ufite rero ufite ngiye ntuzi bwa kurangurije 10. Oya ntago 10. Oya no burya ariko se muze. Reka mugiye kibazo. Ni mufite amafaranga agafatika. Busi 10 ramumarira iki? Ese uzi ibyo twavuganye? Nda. Sembura kimwe ibibazo by'aba. Natse muko. Sheri urangize ira gahunda rata. Sibyo? Niba nta kibazo. Mfashije. Ntukagira ikibazo ndi hano. Kanzahora mwaka kaba. Iteka ryose. Upfa kutazakavamo ngo ushima abandi bakoze. Kuko hari abandi dusangaga mu bundi bubare tukabona haragari kugwa. Mwanda rwose anda. Muri bibazo. Ntakaje harajye umuntu kuri kubusabusa mu maso ga. Musubiza. Aho ariko nago gajana. Nta mujonjori gwifaranga. Ako kamenya ngo ufatikanye. Ako muzero. Faranga. Wayakoreye ukiri umusore. Urakoze cyane. Abo ni make. Ni tipu yahagije. Mvuye kuri Benel. Ese Bijiyobija. Anabati kuriyesha. Ama kesa ya musteri. Uranihagije nta kibazo. Sheri ubwo rero aza kukunzanira ya cupa rya tequila. Ndabona wihagije. Oya yarihagije. Oya yarigurira. Ni wenda naziza. Bakamuhandigurira. Nyine. Muhandigurira. Bagurira se umuntu da. Umuhe n'icupa. Umuhe n'icupa. Semze. Uguraza kunyohereza amafaranga y'imisatsi. Ndaza kumara amafaranga yo gukoresha mu mutwe. Hari ikibazo se. Ubwo se ndayafite ahubwo. Ntabikora. Bakaba abandi bajyaga imitatsi z'ibihumbi za 50. Ibihumbi 7 se. Ariko se umwanya. N'inzara ntabwo. Muherere. Inzara ntabwo byakunda. Yego. Hari waje nabonye afite inzara zifite metero. Ibisuko n'ibihumbi 50. Zimeze nk'izi. Aya ngaya cyakoze no guhambura bino hafurisha mu mutwe gusa. Umutwe se ubwo ufite isabune ntiwakwifuriramo. Oya nta mpamvu zo gufuramo kandi abantu babigenera gufurira. Nyine. Uza yamayuzuye. Agenda ubuhambuye ibindi turabireba nta kibazo. Ntuzane utundi dupeti. Okay, zani meza yuzure. Ambas garuka hano. De niyo mpamvu nanga kucana n'abahanyi. Sibyo? Niyo mukobwa. Je mbwira tumutsatsi wawe uhagaze uko. Inzo nzara nushaka ushire za meterine. Wimerere nk'ikigona. Sinde nabonye bakoraga n'ibitsiki. Inzara ni 50. Okay. Misatsi.
umusatsi inzara inzoga zo ndikurira ntagire n'inzoga angurira shikira umwe neza ubu ntaryo nagwaye bishyushye nagwaye bikonje nkwemereye inka uri kumwe bikonje ukinkoraho kumwe bikonje akazu yazi ubundi wabagaye kutari aho ntamwe kuti intare wabagaye ntabwo uzi ko twaje hano turi bashyashya geregwa nanjye ndaje mfata akamusiteri nguhaye ikaze karabo keza ngwino utaha umutima wanjye ngusaba unyegere umara ibicuro aho ngutekereza ariko sinkubone ozambe geregwa itako rirahagutse nza nkuhagutse itako sorry aya wicaye kuri bombo uretse mbare amafaranga yanjye neza ako ntabwo yananyishyura ariko reka nyine tumwe nta kibazo no ntacyo ariko zishira nje ndishura byose ntacyo ahubwo muko mfite gahunda rero nyinshi ngiye kugenda uraza kugaruka ariko oya gahunda nangahe mwereye gahunda zibita subwo ahangaha zirahari ndagaruka ariko nakwishimiye mwereye hano ngahe ntago ari menshi ahandi inzoga ni cyatana agapeti yego ubwo niba ari izo ngizo 3 bine 500 shiraho naka kanje ntacyo ubwo naka 6 c'est ça ewe hano ni heza ntabwo ahantu nari mazi ni mama nuko nabonye agira urugwiro ariko ari umusaza mwiza basi igiceri wasigaranye kanabonye wowe kudapfururayo uri kwizigamayo muko sinagazana si ikigoroba hari ikibazo ikigoroba akaranguza ikizi ariko yazana nimugoroba akaranguza ngo nguhaye nguhemaga nsubiza ngo nguhaye nguhemaga unywere yewe wambaye amafaranga ago gose nguhaye ntabwo nari mbizi yewe wambaye amafaranga nagize ngo yari gukina ariko se muze niko ishira inzoga ibihumbi 5 ntabwo amafaranga mfite n'amadeni ngeneye bana izo njaba faranga se yayi kandi harimo kwiruka oya da ishira inzoga muze icazwa ngaho uravana ubonye amafaranga 5,000 niyo cyaba ari igihumbi cyonyine naka karibu 6 ntata amafaranga so umukire niyishyure none si nyine gose amagana ishiti n'abavandi kandi gose mbaye ngaguhaye ngo uyambaye nayo yagusabye ndakubwira ngo mfashe namufashije cyangwa yampaye nawe bisinye ko wambaye amafaranga ari he mbabarira nyine vanaho izo kwatariza amafaranga kanje wene amafaranga mbaye nayo kwisaza kuri wakwishyura ibyo wishyura ishyura ibyo wishyura ngo n'ibihumbi bingahe 6 zipete bisinyenye muze nagwanyo hanyuma rero mbona reka nkubwire ibi ngibi ndabiranga nihanganye ntako ntagize ibi ngibi ndabiranga ariko ko numva umufitiye imwe urabirambiye mu biti reka rero nkubwire murambiwe oya reka tunoze iby'amasezerano twagira reka tunoze iby'amasezerano ntabwo yazi ntabwo ubyibuka reka nze mbabwire mwabantu ariko uratubwira icyo amasezerano amasezerano twagiranye ntabwo yazi twavuze ko
nimutubahiriza amasezerano twagiranye y'amafaranga yacu muyaduhana n'inyungu zayo ko tuzaza tugafata ino nzu ariyo ngwate mwaduhaye ingwate rero irahari sohoka mu nzu ngewe mfata inzu yanjye oya nibyo nyine reka nze mbabwire sohoka nyine mwitoranya mukambwa atari sohoka n'abantu genda muri kumahotera umva reka nkubwire nyine genda ubanduza n'umugabo wawe nyine mwisohora mukambwa atari mu mwakagira imana okay nta soni mumfate mungaraguza agati mumfate nk'aho ndi umupfakazi amafaranga ganyu busabusa bwanyu buraje nekuyaza mwafata umuntu nk'ahari agafu kivugwa ariho mwe mwifate mumfate kuriya musuzugure munkube na se wiriwe mfite umuvugizi we mfite umpagarariye nyamukambwe ayubona uretse muhereza bahereza amafaranga ngaho kandi nakorwe na nikazaje iyo mufata urugo rw'umuntu mukarutobanga mukarukanagira munsi y'ibirenge byanyu mwumva ko umuntu badafite kivugiro nje ndi umuntu kandi Imana yarambye nta magambo menshi dushaka ni muduha amafaranga nyamukaho amafaranga ngaho uzi ko bari bagiye kunyica bashatse kunigagura bashaka kunkuramo imyenda uyu mugabo ashaka kugira ngo ankurire amagambo ariko nabara amafaranga umuntu aba yanavunitse umva wa mugore mbagira imbabazi ariko ntimuzongeye gusuzugura umuntu ngo mubimwereke bene ako kageni we mfite umutware iregure rero mwe naduha ibyacu twigendera ariko n'ubundi buriho dore bari bafunze bari bayijanye inzu naho nabaherehereye nyabona amafaranga ganyu nyamukamba agiye kugazana mwarangiza ntimubyumve ubu si ko ari ngahara uretse kwikunkubika ariko mubwira bara amafaranga tumuvire mu ariko sha mubwira bara amafaranga tumuvire mu wabona kagabo katari nje wagira ngo ntabwo muzahura n'ikibazo nyamuka bahereza amafaranga ganyu ariko n'ubundi buriho we urwabarindagije ruzongera rubagaruje ubu wari urekewe na kuriya muheno gwawe ubagamo warubanye ari inzu we ifite n'ibirahuri ifite inzugi ibiri we utazanankinisha nyarutse byose si wowe amafaranga twigendera ariko shawa mugore we wihenuye kare si buriya ari miliyoni 50 ntomuba mwanyu ziramaze izo zose ni izacu duhereza amafaranga twigendere nawe ariko aheba amafaranga uyabese amafaranga bara amafaranga tugende gabahereza kugira ngo ngo nta mafaranga ufite nta mafaranga ufite imbere kandi izo funguzo nibo bagiriye imbabazi mereza kimbuze tugende nta munsi mutatubabariye mwakongera mukaribabariye nyamukambwe inzira agiye kimbura niryamire ryama hehe ariko abantu basiga baratera kaci ku manywa gihangura ariko buriya nyamuka reka nze nkubwire nanze gutera amahane bakiri hano mu by'ukuri ko wagiye kuzana amafaranga ugashizeho yabaye ugabahaye ago baguhaye rwose gagiye si banteye kaci mu kabari